ibyo bitumara iki turi kwirira nyine turi gusuza abantu baba mu Gatsata hanyuma babaheho kuri ibyo ntago bikunda wava ku kirizi bahitaga bagira akaruruma iwacu ku Bigega hari sitasiyo yari ihari nyine hari sitasiyo yari ihari ku Bigega sitasiyo rya bazanye sitasiyo ariko se bara sanashaza natujye vuba vuba we amatsiko mfite iyi boro nese oye nasanya yaza mba shyiraho vuba vuba guys meze mutese no munsi shawo boro tugiye kurya oh my god yanjye ni kwibona shawe ufite nziza harimo ibinyama binini ako ujya mbonyundura ibinyama binini nkaho tutaziguze hamwe turi ku ntindi ntabwo nabyemera we washyizemo mango gusa shyizemo isosi zitangiye gutakara sha washyizemo mango gusa uruze ngo ugiye kuvanga wapi oya navuga kuvanga inyama umva hano haboro mureke twabarangiye mutazagira ngo twabiye inyama kure nta boro yitwa KEBAB niho baziranye mwabibonye nawe uri muri Poland kabisa muzagerageze iyi boro bayigiya iraryoshye se tubanza dufungure tuno tuboro noneho njyewe ibi ni ubwa mbere ngiye kubinywa narabyita ngo ngwiki ngo baboti nzi ko nta babo zirimo nese zini neze mbicuguse mbivanga oya urafata ujombe mana namwe mundebe ibyo ushaka pfa kuba turabarira rimwe turabarira rimwe gira vuba vuba inzara ufite gira vuba vuba umuntu niteretse imbere ariko yanjye muri kuyibona irimo irabakingereza afite ibinyama binini urabona ko ikinyama tu ahubwo turaza kumvirana iki kumvirana boro twagiye 1 2 3 bakubita cyane ikizima suko imanutseho cyane niwe washagishe nzi ko tubina nsanga bibishye akira ntazi bemeze gute aya ni amata ari flavored man kandi ntabwo ndi umufana w'amata cyane ntabyo narinzi ntabwo unywa amata uva ryari amata nyine nyanywa mu cyaro ntabwo twakamishaga kwa aryani twakamishaga neza kwa rwamwaga njye nyine amata nyanywa mu cyaro wowe nutayinywa twagiye KEBAB rero sinyambasha kubona ukuntu nyirya gusa nkura iki ajya nyirisha n'ibintu njye niko nyirya nawe urya nabi rero ko sibisi ibibazo nk'uko abyara KEBAB ubundi yo KEBAB urayifata wowe ijya burya ntabwo uwo munwa se ndawufite umunwa se ni ubu genda ushuna gato gatoya sibyo yewe amazi yuzuye akanwa aza kurya n'icyo gipapuro nicyo cyaba kiryoshye ubwo noneho fembira umunsi bamaye ibinyanya genda yasamura muranyihangana ni gutya nyirya tubarema arayica sha ayirya gutya ni gutya mbasha kwirya ngewe kumve kuri iyo nyama ntabwo ari inyama nka mboga imboga ngo twumve nyine nari kumbeshya imboga zana nyine zana ndagukatira ibyo se yawe ugenda shuna akira kangaka
izo si zo fatera wahinduye niba ari fatera manshi nawe nakuzodahinga bino bintu nawe uzaho nyiherere yatangira kunyura ku mazuru dog cyazima hari abantu bafite kebabu nziza kabisa isosi irimo agasenda none ukuntu iba izengurukije ku nyama imboga yose none uzayo tesiteri iragenda sinzi uko nabivuga cyazi iraryoshye kabisa bro nawe mugati n'umugati ukuntu ngo niyo ngo uri muri sukari ngo ni sweet bread mbese ibintu byose man biraryoshye inyama zose ziraziye neza nta mabuye aba arimo hano muri Poland suzi ukuntu barya kebabu cyane man barya kebabu cyane yewe mbwa mbere nayo ndiye kebabu ntabwo nzi ko kebabu zibaho nawe urajyaga tubwira bazita kosi hariya bazita kosi rero hari n'abantu bakereka kino kiboro bakavuga ati izo zisata kosi iyi ni kebabu numva ntare ndi kuvuga ibikere ibyo byaryoshye uyu mugati urampuma umugati w'isukari uracyaba iki biki niba ikintu yari kuvuga rero ndabizi se wari kuvuga ngo ngo urata nandi kuretinga bolo nyine yaba bolo tu ngo bolo yaba bolo numva ibintu byabo biba biri perfect cyaze ukuntu iba idashyushyemo ku bolo iyo niyo nuza yonyine bad review nabahereza bolo zabo ntabwo ziba zishyushye cyane ariko nyine iyo ubundi ibindi byose biryoshye isosi imboga ziba ziri fresh atari bya bintu byo kugira ngo bimaze ukwezi cyangwa ngahe mu ma depo cyangwa amafirigo kabisa tugiye kuri rate ku 10 we bayangaye 9 ku 10 iri rimwe no kwaka ibidashyushye sha nanjye nuko kabisa otherwise ibindi byose ni fresh mu Rwanda habaga kebabu zone zirahaba njye nayoga nitumiza kuri meze fresh se warayizi nka Uber Eats meze fresh ni delivery company siko nari restaurant oya meze fresh ntabwo ku cyapa meze fresh ni company delivering ibiryo mu Rwanda bro njye narabikoze ntabwo ari ahantu ha restaurant bajya batwagiye meze fresh oya babona bidelivering ariyo ku mamoto niyo ari mu modoka njye umuntu wo kuri moto yarabinzaniraga bigishyura ntabwo ari zino restaurant zisigaye zarateye mu Rwanda n'amabare rata meze fresh simuyizi hari n'iyindi labor nta nubwo imeze fresh gusa hari n'izindi yewe nari nzi ngo yaje mu gihe cya covid nize nakumva yitwa gute yemeze fresh niyo nzi meze fresh ntabwo ari company delivery no kuvuga ko badelivaringa bameze neza meze fresh no delivery ni nuko company wahita zinushaka hariyo ya delivaringaga nyine yitwa gute ndayibagiwe y'icyatsi ifite akarogo k'icyatsi n'akantu k'akamotari nyine nimeze fresh yewe ntabwo ari meze fresh yitwa okay gari tubura oya turi kumwe oya vuba we
ni vuba vuba kandi na meze fresh niyo nayo nzi iyo ngiyo hari meze fresh hari vuba vuba ni nyinshi kampani mu Rwanda nyinshi zidelivaringa zaraje abantu se wese ngo baracyajya gutonda imirongo kare ndizi ngemero kare vuba vuba ihari bro ubundi ibyo byameze fresh nanjye ndi kurya neza mbese mukuye ngo kurya nawe si ibibazo amahane ufite aya amahane rata mu Rwanda aba KEBAB nanjye sinzi ko aba KEBAB izurahari mwese urimo urabaza wari kuvuga ngo waradarinze kandi uri kubabaza cyane bakabeshya nyine hari KEBAB nyinshi hari tacos nk'izo mu Faransa zimwe tujya turya mu Faransa zirahari hano nta tacos bagera barazigira ahubwo twe ntabwo tuzi aho ziba ntazo bagira si bazo umwuka rata we bakoranye ziriya zo mu Bufaransa nazo ubushize wabonye ibyambayeho nyine ntabwo hariya bari bafite imbi ariko ziriya boro zirahaba ariko ntabwo tuzi aho ziba muturangire hanyuma se mutubwire wenda takosi cyangwa KEBAB cyangwa se ibiki byose birahaba bigura ngahe ko ngiye mperuka ibintu byahagazeho bihenda tu like none ubusa byahendutse ahantu hose ibintu byarahenze nawe uri muri hanyuma se ahantu hagezweho gusohokera mu Rwanda ni he i Kigali ahantu numvishe n'abahita ngo iki ngo la noche ibintu ngo la noche ngo za ntabwo mbizi mbyumva bitambuka hari ahandi ngenzi mu marangi Nyamirambo kutasu Nyamirambo nukuri kwima mbona hasohokera abantu nyine baraje no tuvuge ku gisimenti none ku gisimenti ajya ku gisimenti se ahantu ari muri restaurant hamwe muri bagize ka free zone ahantu ku gisimenti ntabwo yibuka ahantu batunganyije abantu ibintu byose basigaye bagata ibintu bibera ngo ku gisimenti ntabwo twabisomaga kuzagenda he hose niba sinzi ariko ni ku gisimenti ahantu niho bibera ibiki n'ubega iyo mvuga ivugwa ariko sha ibintu byarahindutse umuntu akanya gato yavuye aho ngaho ibintu bisaba bimuhindukana ku mara aho Gatsata iwacu karuru zayireke muzayikore mu Gatsata mani ntabwo twikoraho turatwika koko turashize noneho mu Gatsata reba umanutse ku magaraje mu Gatsata uvuye ku kiraro abantu baba aho ngaho ugakomeza ukagera ku kiliziya ku gataje wava ku gataje se baracyahagarara barahahagarara hari n'icyapa ku gataje icyapa cyitwa ku gataje wamara kuva ku gataje uhita ukurikizaho kwa Jerome wava kwa Jerome ugatwirizaho ku kiliziya neza ibyo bitumara iki turi kwirira nyine turi gusuza abantu baba mu Gatsata hanyuma babaheruka kuri ibyo ntabwo bikunda wava ku kiliziya wava ku kirabicirije umva ubicirije ukuntu bivuze yuta ntabwo bikunda adakomeza nega igisambu
turi gusuza ahantu ha mu Gatsata turi no kubiri hanyuma iyo uvuye ku gataje ku kiliziya dukurikizaho he dukurikizaho ntuzi uvuye ku kiliziya tujya Kanyonyomba wava Kanyonyomba tujya kubigega wava kubigega ukajya ku karere kagari ha boro bigishirizaga imodoka hejuru yaho niba hari akagari si Kilimanjaro Kilimanjaro niba ariko bahitaga buriya singiye ariko hariya ntabwo bayasigaye bahagera barahahagarara maze hari harabaye official ntabwo washoboraga kuharenga simbizi njye navuye kera wavuye kera guhundusha rero barahahagarara warakurikiraho igihugu hariya bahitaga gute igihugu se barahahagarara ni igihugu bahitaga bagira akaruru warakurikiraho igihugu hariya bahitaga gute igihugu se barahahagarara ni igihugu bahitaga bagira akaruruma iwacu niho nashaka kugaruka neza iwacu se karuruma imodoka ko zaparika kuri sitasiyo twaraga muri sitasiyo twese karuruma se iriya ni umudugudu wa Karuruma arata hose turabusuhuje umudugudu wa Karuruma ukahita uzamuka hari akarimatasiyo kakabye sinzi niba kakikaba hari aho hari Saint Marie bari Marie alimentation ya sitasiyo ese ubundi woheruka iyo sitasiyo yari iyi Kobiri nisi yari Kobiri yarahindutse yabaye iki Kobiri bayihinduye niba ari Rubeni niba ari Rubini niba ari hari kubigega hari sitasiyo yari ihari nyine hari sitasiyo yari ihari kubigega habaye sitasiyo rya bazanye sitasiyo ariko se bara ariko kubigega haje sitasiyo rya kubigega hari sitasiyo nshyashya maze barayihubatse bayibatse se mu bitoki ahantu hamwe hari uribuka hari jaride hari utugo hari agashyamba renga agashyamba uzi imbere ugeze kubigega neza utaragera nyine muri kakayira kajya kubigega hari sitasiyo y'ipanga bayishyizemo vuba we nayizi wenda ariko irimo sitasiyo kubigega aratasimwize niba ari ngo Rubini niba ari ibiki nazi kampani nshyashya y'amasitasiyo yaje nshyashya isa ubururu n'umutuku ku boro ntazi barayihubatse ntayo nzi nyine kandi hari jaride cyo niyibuka njyewe iyo jaride kuvuga ntiyo jaride munsi y'ibigega nyine jaride munsi y'ibigega mutagira ngo twibagiwe n'abantu baba ku mavoka ukomeza ugenda Kabuye Nyacunga hari boro uzamuka umuhanda w'igitaka bahitaga gute Miradoro abantu baba Miradoro turabasuhuje Miradoro ukahita ukomeza za Kabuye Kabuyeho noneho na Nyacyonga aho naho twagarukiraga pe Nyacyonga saa ikindi kintu washaka kujya mu Uganda oya ibyumba zo ziracariya ni ngombwa ngo ugere Uganda utaraca mu byumba uca byumba ukabona kuzaza Uganda byumbuze ku ikarita nerere ariko byumba nta karere kitwa byumba gahari nezi ibyo mu nerere iri mu majyepfo bro Uburasirazuba oya neza ibyumba nyuma y'amajyaruguru oya majyaruguru se waba ugiye za Musanze na za Ruhengeri
Byumba mu majyaruguru nyine mu karere kitwa gute ibyumba ni akarere kitwa gute banza ari nuzi banza Gatsibo cya Rulindo oya ngo Gatsibo arye baye ntabwo utwo turere ntabwo twese tutugeraho ngenzi Musanze nkamenya ngo Gatsibo n'ukuri ko Imana ibaho ariseze Gatsibo siri mu burasirazuba sha noneho munsi ya Nyagatare niba tutaza kumenya munsi ya Nyagatare hari iki Nyagatare iri hejuru nyine ndi kubaza munsi yayo siyo Gatsibo munsi ya Nyagatare Gatsibo nonzaye hari Gatsibo ubwo urumva warugiye mu burasirazuba hari ikindi kiboro kundi hakandi karere Kirehese Kirehe mu burasirazuba ugenda hepfo iri gore ni Nyabihu se ntabwo iri mu burengerazuba ariko ni east ni west Umunize geography oya ntabwo twibanda kuri Rwanda yo mu Rwanda wapi pe wapi twigaga muri Afurika cyane nanjye narize geography rumva ndanabikurusha ahubwo uzahano Byumba se ni akahe karere bazabyita mu karere w'iwanyu none se ushaka Byumba y'akarere anyway guys twashaka kubasuhuzaho tunaratinga bino biryo sibyo abantu bagira kebab nziza izi ni baboti first time uyu nguyu ni first time ngiye ntabwo ari first time ariko ngiye ni ubwa mbere nyine ndumva ntazi ariko ni sawa fresh cyane ushaka akantu ka refreshing kameze fresh no mu Rwanda zarahaje utagira ngo ni hano gusa oya ako se uba hehe ntabwo mbizi yego ko nirirwa mbona abantu bazinywa niba ari muri shike bayifunguriyemo niba ari hehe izirahari kabisa ariko ntabwo ibishye da ntabwo ibishye ni sawa cyane irasanzwe ariko njye mango flavor mango natse ntabwo gwiki akira wibonera ku kantu murebe namwe abantu bavukana namwe ibi bintu mujya mubigira mbese nyine umanguha nta bintu by'umuntu ariko ni ku biryo nyine ibintu by'ubusazi nyine to so ubu tugiye kufokasinga noneho tuyigishire fresh okay ariko ubwo nabyo byari birimo so guys murakoze kabisa kwa natwe by the way mukomeze mukore subscribe nyine so byabagenda cyo gute subscribe hari hasi ako kantu k'umutuku ukandaho gutya bibaye kuko ibintu umva dufite gahunda zo gukora ibintu bye actually muza staying tuned kuko bashonje muhisho kogara nakagaruka so we need your support sibyo subscribe support and share like everything kugira dukomeze natwe nyine tubone ko muri gukunda ibintu byacu mutubwire ikitagenda neza tugikosore n'ikindi twabereka please any kind of suggestion. This is about the vlog, lifestyle, everything. Sibyo turakora tu kabisa kandi turabemera cyane muri abantu bari ku mutima on vous aime beaucoup igifaransa cyakivuga we ndutakivuga sawa bonjour mademoiselle qu'est-ce que j'ai dit Neye mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Bye. Bye.